ukuri mfashijwe n'ijambo Esther avuze Imana iguhereze umugisha icyo kintu yari kuvugaho nanjye nicyo ngiye kuvugaho amen ikintu ngiye kuvugaho ni iki numvishije hambere aho ngaho mwongera tuganiraga nyine nk'ibi turimo nyine by'Imana nyine aratuganira tubwira ngo umukozi w'Imana umwe ngo yajyanye umuntu gusenga nyine yari umuntu w'umukobwa abo nyine b'ibiganza bishyushye batandariye ikintu kinsetsa rero nubwo ibiganza byabo bishyuha ariko no kubora bihora vuba haleluya ngo yaragiye aramufata ngo ahera ku mutwe aramusengera aravuga ati ndikana ndanetarariza ndakandagira ndasiribanga bazi no gusiribanga ngo aramanuka agera hano mu gituza none ikintu asiribanga akandagira amena none ngo ageze ku gihimba cyo hepfo hahandi nyine urumva akojeje ibiganza aravuga ati ndananiwe mu by'ukuri uyu muntu yigeze ashobora ntabwo yashobora Yesu mu ijambo Yesu yavuze Yesu yaravuga ati ntabwo navuye mu ijuru kuza gukora ibyo nishakiye ahubwo naje gukora ibyo wantumagira gute wantumye shaka aba bantu rero bakora ibyo bintu basengera abantu bakandagira bashwanyaguza basiribanga bajya hepfo bakananirwa bagomba kumenya yuko usibye nabo ise yarananiwe sekuruza we yarananiwe bavuka muri ya miryango nk'iyo Bibiliya yatangiye tubwira mu itangiriro yo kwa Tera nimba uvukira rero kwa Tera nawe ufite batera uvukira byanga byakundi no kumenya yuko ari wanyu barafeyirinze baciye ku mahame mu gihe utemeye kugendana n'Imana uzasiribanga uzashwanyaguza ariko hari aho uzagira unanirwe nk'abandi bose ugiye kukabana ibyo umuntu rero akora abikorera mu mwijima ariko ikintu ushimira Imana igiye kubigaragaza ibishyira ku karubanda isi yose ikakota mwavuze ku cy'amafaranga okay they need money rega abantu twese dushaka amafaranga kandi n'Imana izi ko tuyashaka ahubwo ikibazo ni ugusa nkaho yakunda cyane ukayashakisha imbaraga zawe z'umubiri kandi n'ubundi bikazarangira utanayabonye kuko niba usengera umuntu usiribanga ushwanyaguza wagera hepfo ukagongoraniwe ugusurwa abantu gusengera ibicucu nshuti yanjye ababwiza ukuri bakozi b'Imana abantu turi imbere ntabwo ari injiji abantu ntabwo babuze ubwenge cyane rwose kugira abantu faranga ngo urajyana abantu muri Amerika se ntabwo bahamba ese Botswana ntibahamba South Africa ntibahamba barahamba ndetse kababwiza ukuri haleluya ikintu ushimira Imana ngicyo umuntu azasinzira impanda nivuga ngo nicyo azicura rero abantu bave mu byaha bakorera Imana bahindura umushyitsi baza yuko ibyo bakora byose ejo bazabibaza ntabwo byoroshye ariko ndagira ngo mbabwire ko kugira ngo umuntu ahamagarwe nicyo twatangiriyeho hari ibyo agomba kureka noneho iyo amaze kubireka kubera aba yahamagawe ahabwa ubundi butwari ndetse n'andi mahame Yesu ashimwe ahabwa n'andi mahame munyemerere twakire n'undi mukozi w'Imana noneho abashe nawe kutujoyininga muri iki kiganiro maze turi ku ntego ivuga ngo kumenya uguhamagara ndetse n'icyo aguhamagariye abantu benshi turi mu mbabarire mureshi no mvugo turi mu kutamenya kubera ko mu maso yacu nyine abantu baje badukingura ibikarito mu maso batwigisha ubutumwa budahari bwo kuza ngo uze mufate mukacire mumanure mu nshuti zanyu rero turakwakira umukozi w'Imana Imana igumugisha menshi cyane murakoze cyane nitwa Frank Rudasingwa ndi umukristo navutse ubwa kabiri nsengera mu itorero rya New Life Bible Church Kicukiro ndanezerewe kuba aha ngaha Imana iduhane umugisha Frank by'umwihariko n'inshuti yanjye ndagira ngo Frank iyi ntego turiho twamaze kubona ko abantu twarushijeho kujya mu kutamenya cyane ivugabutumwa donc kugira ngo rero tubikosore birasaba yuko abafite ibintu by'ukuri tubitambutsa ndetse abantu bakabyakira kandi ndabizi neza yuko hari abantu benshi bashaka ibintu by'ukuri bitarimo kacira fata zamura
hari uwo numvise none usigaye ubwiriza ngo zamurambura ukuboko ngo umanure ukagira ngo ni ibintu binagana. Ntabwo amasezerano ari igitoki bakataho iseri, oya. Rero ndagira ngo wenda nawe urushaho kwinjira mu kiganiro utubwire utekereza iki umuhamagara, kuko twatangiriye ku itangiriro mu gitabo cy'itangiriro ibice ni 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 uburyo ki Imana yahamagaye Aburahamu ave mu bigirwamana bya Setera ajye aho Imana izamwereka, umuha amasezerano menshi cyane. Urakoze cyane. Murakoze, ndanezerewe cyane nanjye kubana namwe muri kino kiganiro, kandi ndashimira Imana ku bwanyu. Ntekereza ko n'umugisha muri kino gihe kubona abantu bahura ariko mu mitima yabo bafite intego yo gutuma izina ry'Imana rimenyekana. Yego. Hari icyo numva nanjye navuga muri iyo nsanganyamatsiko mwarimo muvugaho. Ndaza gusoma amagambo ari mu gitabo cya Mariko, mwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cya 3 n'umurongo waho wa 13, hanyuma turagera ku murongo wa 15. Bageze biravuga ngo buke azamuka umusozi ahamagara abashaka baza aho ari. 14 atoranyamo 12 bo kubana nawe. Icyambere atoranyamo 12 bo kubana nawe ngo abone uko ajya batuma kubwiriza ubutumwa. Cya kabiri abone uko ajya abatuma kubwiriza abantu ubutumwa. 15 abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni. 16 nuko atoranya abo 12 Simoni amwita Petero. Reka turekera aho ngaho. Yego. Ntekereza ko ikintu cya mbere tugomba kumenya nk'uko wari ubivuze, iyo umuntu ahamagawe hari umuhamagaye. Yego. Mbere y'uko uhamagarwa ugomba kumenya ko hari uguhamagaye nyine, kandi ubwo aguhamagaye hari icyo aguhamagariye. Yes. Icyo aguhamagariye rero gifite imbaraga nini cyane kurusha guhamagarwa. Sinzi niba bisobanuye. Icyo aguhamagariye gifite imbaraga nini cyane kurusha kuba guhamagaye. Yes. Ikintu ugomba kwitondera rero igihe uhamagawe cyangwa igihe duhamagawe, tugomba kwitondera icyo duhamagariwe. Ndakwibutsa ko iyo uhamagawe nk'uko nari bivuze, igifite imbaraga n'icyo uhamagariwe, kandi icyo uhamagariwe ukibwirwa no guhamagaye. Yego. Icyambere ugomba kuba uzi umuntu uguhamagaye uwo ari we. Nyuma y'uko umaze kumenya ko uhamagawe n'indi uguhamagaye. Mvuze kuri ibyo marimo muvuga impamvu nyine ubutumwa dutwara, ubutumwa butandukanye. Ntekereza ko abantu benshi ntabwo baba bazi ngo n'indi umuhamagaye, cyangwa se n'ubahamagaye ntibamuzi neza. Yes. Bityo iyo utazi umuntu uguhamagaye ugwa mu ikosa ryo gutanga ubutumwa butandukanye bitewe n'uko icyambere ni wahaye agaciro n'uwaguhamagaye. Reka bisobanure neza. Ugomba kumenya umuntu uguhamagaye ni muntu ki. Ikindi cya kabiri, uyu muntu amamagariye iki. Hano ni Yesu wabivugaga, ni Mariko wabyanditse, ariko ni Yesu wavugaga n'amagambo ngo azamuka umusozi ahamagara abantu benshi ngo baza aho ari. Ikintu cya mbere yabahamagariye, urumva Yesu yahamagara abantu benshi baza aho ari. Bamaze kugera aho ari ngo atoranyemo 12 ngo kugira ngo abone uko abatuma. Icyambere bamaze kugera aho ari, mu cyambere yashakaga ko babanza kubana nawe. Yashakaga ko babanza kubana nawe. Icya kabiri ngo abone uko abatuma kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Icya gatatu ngo abaha ubushobozi bwo kwirukana cyangwa ubutware bwo gutegeka abadayimoni. Yabahamagaye kugira ngo mbere na mbere babashe kubana nawe. Yes. Amen. Iyo uhamagaye cyangwa iyo duhamagawe, icya mbere dukora tubanza kubana n'uduhamagaye. Iyo tubanye nawe rero ni iki kiba mu gihe turi kumwe n'uwaduhamagaye? Aduhereza ibyo ashaka ko tujyana muri wa muhamagaro nyine. Dutindana nawe arimo atwigisha. Hano Yesu yahamagaye benshi ariko atoranyamo 12 ngo abane nabo. Yesu yabanye n'abigishwa be igihe kinini cyane. Icyo gihe yari ari kumwe nabo, yarimo ababwira ibyo ashaka ko bazakora muri wa muhamagaro. Abantu benshi rero iyo bahamagawe ntibatindana n'ubahamagaye.
haleluya. Ugomba kumenya ko uwaguhamagaye ari cyo yaguhamagaye. Ugomba gufata umwanya ukicara ukaba ku birenge bye ugatega amatwi. Icyo gihe tuba dukora iki? Tuba turimo twumva icyo ashaka kutubwira. Tubyumva mu buryo butandukanye, tuba mu ijambo. Birambwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Iyo turi kumwe nawe, iyo turi mu ijambo, tuba turimo twiga, abarimo atwigisha, abarimo adutrainingira icyo ashaka ko tujya gukora. Icya kabiri, iyo umaze kwiga rero, iyo umaze gutindana n'uwo guhamagaye aguha ubutumwa. Niwe ugena ko ukwiriye kugenda cyangwa utaragenda. Muri kino gihe hari abantu benshi bagenda kuvuga ariko batatindanye n'uwabahamagaye. Imana ishimwe cyane. Iyo umaze gutindana nawe akabona ko ibyo ukwiriye kujyana bihagije, niwe ugusendega, niwe ukohereza kujya kugira gute gutanga bya bintu yaguhamagaye. Hanyuma rero iyo wabashije gutindana nawe ntabwo agira impungenge yuko ibyo utwaye ushobora kubitanga nawe, kuko wamaranye igihe nawe ubasha kumenya umutima we, umenya ibyo yifuza n'ibyo ashaka muri uwo muhamagaro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. yavuze mwene data aravuga ngo yaduhaye inshingano zo kugenda kubwira abatuye isi bose ubutumwa bwiza. Ntabwo ushobora kumenya ko iyo nshingano ifite kandi utabanye nawe, utamuteze amatwi. Umuntu arahaguruka akaba arirutse, Imana yambwiye yakubwiye iki se? Ntiwigeze unayitega amatwi, ntiwatindanye nayo. Icyo gihe rero mu gihe utatindanye nayo, uragenda uvuga ibijyanye n'amarangamutima yawe, uragenda uvuga ibijyanye n'amarangamutima yawe, ariko igihe watindanye nayo iraza kukubwira ikiri ku mutima wawe. Birambwira neza ngo icyo Imana ishaka ni uko abantu bakizwa bakamenya ukuri. Reka nsoreze kuri aka ngaka. Haleluya. Muri Yohana, ubutumwa bw'ijambo bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 31. Yohana igice cya 8 umurongo wa 31. 8:31. Bibiliya iravuga ngo, ngira ngo twagezeyo twese. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Iyo dutindanye n'uwaduhamagaye, iyo dutindanye n'uwaduhamagaye, ni icya mbere aratwigisha kandi duhinduka abigishwa nyakuri kuko twafashe igihe cyo kubana nawe. Yesu ashimwe cyane. Ngo 34 ngo namwe muzamenya ukuri kuba batuye. Cya gihe turi kumwe nawe turimo twiga. Urabona igihe abigishwa bari kumwe na Yesu bamubazaga ibibazo, bakabona ibyo arimo akora, agakora ibitangaza babireba, ngo nta kintu babashaga gukora, ariko babashaga kubona ibyo arimo akora, uburyo abayeho, uburyo yitwara, mbese ubuzima bwe babashije kubexperiencinga. Bityo Yesu amaze kugenda, amaze kubakurwamo, amaze kugenda gutandukana nabo, bagiye ubuzima babanaga nabo, ibyo bamubonanaga nibyo bagiye bakora. Ndasoza mvuga ngo igihe cyose utatindanye n'Imana ngo Imana ikwigishe, igihe cyose utatindanye n'uwahamagaye ngo abashe kukwigisha, aguha umutima w'ibyo ashaka, uzarangiza ujyanye cyangwa ukora ibijyanye n'amarangamutima yawe. Ariko iyo watindanye nawe umenya umutima we, bityo ukabasha kujyana ibivuye ku mutima we. Ntabwo ntekereza ko icyo gihe wahusha intego. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo mbabwire bakristo bene data, tube ku birenge byo duhamagara, tube ku birenge byo duhamagara, tugume mu ijambo ry'Imana, kuko iyo umuntu agumye mu ijambo ry'Imana nta buyobe bumugeraho, kuko ijambo ry'Imana ntekereza yuko niyo nzira yo kugira ngo tugere ku mugambi w'Imana. Rero Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Ariko ndatekereza hari ikindi kibazo ngewe nkunda kugira, ni ukubera iki abantu bahamagarwa, umuntu agahamagarwa afite ishyaka nk'ibyo wavugaga, ndetse na package n'ibyo ahawe kugira ngo ajyane, ariko yagira mu nzira agacogora. Muraza kumfasha, agacogora, ukabona umuntu yatangiye neza, ariko ageze hahandi twita nko mu bisubizo se, ariko ukabona atangiye kugenda acogora. Ubutumwa yahagurukanye akaba atari bwakomezanya, ukabona ari kugenda, mu kinyarwanda babyita biguru ntege, gake ukazasanga umuntu twari tumuzi ko ariho ubwiza bw'Imana, ariko ubwiza bw'Imana bwamuvuyeho. Rero muraza kumfasha, njyewe wenda Esther araza kumfasha nsobanurira icyo kintu. Mu by'ukuri
iyo umuntu agutumye turebe mu buzima bwacu busanzwe. yego Niba untumye ukambwira uti genda umbwirire Franka gutya na gutya, yego nzagenda mbwire Franka nti Deo arambwiye ngo gutya na gutya. Nindangiza mbwira ariko Franka twavuganye bwa butumwa ndabumushyikirije, arambwiye ngo murakoze, cyangwa se arambwiye ikindi mbwiye nkaza ndakikubwira. Rero iyo Imana idutumye ntabwo idutuma ngo tugende duhereyo kuko nibyo dushatse. Imana iradutuma ariko tukagaruka tukongera tukavugana nayo. Niba uyu munsi yantumye mu burasirazuba, nkamenya niba ejo nzajya mu burengerazuba, cyangwa nkamenya niba nzajya mu majyepfo, icyo cyerekezo nzagihabwa n'uwantumye, ntabwo ari jye uzakira. Hari igihe rero tujya mu muhamagaro tukagira ngo ni mu karima kacu